Bakunzi ba Iwacu Connect twongeye kubasuhuza mwiriweho muraho. Nk'uko dusanzwe tugirana ibiganiro bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu ndetse n'ubundi bworozi butandukanye, uyu munsi twabahitiyemo kuganira namwe ku bijyanye n'ibibazo abadukurikira bagiye bibaza bigiye bitandukanye. Ni ibibazo bagiye babaza bakurikiye amavideo twagiye dutambutsa ajyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Nk'uko rero musanzwe mubizi, ni urugendo twatangiye kugira ngo tugende twiyubaka gake gakeya, tureba ubworozi bushobora kuba bwatubyarira umusaruro kandi mu gihe gito gishoboka washoye amafaranga makeya. Uyu munsi rero nzanye ibibazo 5 by'ingenzi abantu bagiye bambaza kugira ngo mbibasubirize hamwe, abatarabashije kubona uduseri uko nagiye dutambutsa, ariko ubwo biba binyeretse yuko mutajya mukurikira video yose ngo muyirangize kugira ngo mubashe kubona amakuru yose ari muri iyo video. Niyo mpamvu rero mbasaba kugira ngo rwose mujye mukurikira video yose kugira ngo mubashe kubona ubumenyi bwose tuba twatambukije muri iyo video, kuko tuba twafashe umwanya kugira ngo tubategurire ibintu twakoreye ubushakashatsi, ibintu dufitiye experience, kugira ngo namwe bizabagirire akamaro mujye mu mushinga mufite amakuru ahagije, mufite ubumenyi bw'ibanze, kuko ubumenyi nibwo bwa mbere, igishoro kikaza nyuma na pratique cyangwa se ibikorwa nabyo bigakurikiraho, biza bikurikiranye n'ubushobozi nako n'ubumenyi. So rero uyu munsi ngiye gusubiza ibibazo 5 by'ingenzi abantu bagiye bambaza, ari byo ikibazo cya mbere bambajije bati kuki korora inkwavu ari igishoro cyiza cyane. Nabasubije mbabwira ngo ni igishoro cyiza cyane kuko ntibitwara igishoro kinini, ntago bitwara amafaranga menshi nk'uko twabibonye. Ushobora gutangira ku nkwavu 2, ushobora gutangira ku nkwavu 3, nyuma y'igihe gitoya zikaba zaguhaye umusaruro, zakugejeje ku bworozi wifuza kugeraho. Icya kabiri, zibyara cyane kandi vuba. Twarabibonye, urukwavu rubyara ruhaka mu gihe cy'iminsi 28, hagati y'iminsi 28 n'iminsi 31. Nta rindi tungo rero ribyara mu gihe gitoya nk'urukwavu. Icya gatatu, zirya bike. Twarabibonye ko inkwavu ntago zigomba ibiryo byinshi, n'ibiryo zirya ntabwo ari ibiryo bigurwa bisaba amafaranga menshi. Utabashije kubona ibyo mu nganda, wazitungisha ibyatsi kandi zigaguha umusaruro ushaka kugeraho. Icya kane, ni uko umusaruro wazo ari inyama, ari ifumbire, ari ubwoya, uruhu, urashakwa cyane ku isoko. Ntawigeze atangira ubworozi bw'inkwavu ngo abure isoko, kuko nkunda kubibabwira, bakunda kubimbaza, nkababwira nti ese mugenzi wanjye, ubu uzashaka isoko mbere yuko ujya mu mushinga koko? Cyangwa se jya mu mushinga, nubona bikunze ukabona ibyo gushyira ku isoko, ntabwo uzabura isoko pe, ntabwo uzabura isoko. Inkwavu zirakenewe ku isoko biteye ubwoba. N'ikimenyimenyi uzasanga aborozi baza ari bakeya. Nubara mu murenge utuyemo, ntabwo uzabona aborozi benshi, ku buryo ukeneye isoko ry'inkwavu 100 ushobora kumara ibyumweru bingahe rwose utaranazibona pe. Niyo mpamvu rero ni umushinga mwiza, ni umushinga ukenewe hanze aha kuri iri soko ryacu. Aha inama nakugira ni uko ari umushinga ushobora gutangirana n'inkwavu 2 cyangwa 3 gusa zonyine, ugatera imbere mu mezi 6, nibura ushobora kuba umaze kugera mu nkwavu 30 cyangwa se 40. Ni ibintu bibarika, ni imibare yoroshye kandi ishoboka, ntabwo ari bya bindi byo kubeshya. Ikibazo cya kabiri, barabajije ngo ni ubuhe bwoko bw'inkwavu bwiza bwo gutangiriraho? Hari amoko menshi y'inkwavu atandukanye, ariko ameza ku bworozi ni nk'aya ngaya ngiye kubabwira. Nabahitiyemo amoko 3. Nabahitiyemo urwa mbere, California ni inkwavu zikura vuba kandi zitanga inyama nyinshi. Hanyuma icyororo cya kabiri ushobora gushakisha ni icyororo bita New Zealand White. Murazizi zigira amaso y'umutuku, zikaba zifite n'uruhu rw'umweru dedede. Izi ngizi rero zirabyara cyane, ni imbyeyi nziza kandi zikura mu gihe gitoya, zikura vuba. Ni inkwavu nziza cyane zizi no kwita ku bana. Hanyuma urukwavu rwa gatatu ni urukwavu bita Chinchilla.
Izi cinshira ni inkwavu zikunda gutanga umusaruro mwiza w'inyama, ni inkwavu zikura vuba mu gihe gitoya, zikaba zaguha inyama zikwije ibiro byo gushyira ku isoko ku muntu ucuruza, ushobora gushyira ku isoko inkwavu z'inyama. Kandi inyama zazo ziba zikomeye, ntabwo ari za zindi urya ukagira ngo ni nk'amapamba cyangwa se urya ukagira ngo ni ibituburane nk'uko ubu basigaye babivuga. Ubwo rero ni inkwavu nziza. Aya moko atatu ubaye uyafite rwose wagera ku ndoto zawe. Ni ukuvuga aha inama nakugira ni uko ari byiza guhitamo amoko yihanganira ikirere cy'aho utuye. Ikindi ugahitamo icyororo cyizewe wakuye ahantu hazwi hizewe. Apana bya bindi byo kugenda ngo isoko ryaremye reka ngende ngo mfate inkwavu za make hariya, uragenda ukazifata ariko nawe umusaruro ukubana mukeya. Ibyiza ufata icyororo ku muntu wizeye uzanagufasha kuzikurikirana, zaba zigize ikibazo akakuba hafi akamenya icyo agufashaho muri ubwo bworozi. Ikibazo cya gatatu kiragira giti ukeneye iki ngo utangire uyu mushinga? Ni ibiki by'ibanze? Narabibabwiye muri videwo zabanje, munyuzemo amaso muri videwo zabanje, ibi byose twagiye tubivugaho. Ariko utarabonye umwanya, niyo mpamvu nkoze iki cyegeranyo cy'ibi bibazo n'ibisubizo byabyo kugira ngo ubasha kureba kano nibura abashe kugira amakuru ahagije. Ibintu bine by'ingenzi ukeneye ni akazu gafite isuku ndetse n'umwuka uhagije, aricyo twita ventilation. Muzarebe videwo nakoze ijyanye n'uko bakora ibiraro by'inkwavu bigezweho bifite isuku kandi bifite n'umwuka uhagije. Ikindi cya kabiri ni ibiryo bikwiye n'amazi meza. Muzarebe videwo nabakoreye nayo, hari aka episode nakoze kagaragaza uburyo bategura ibiryo by'inkwavu. Hari n'akandi ngiye kuzakora muri ino minsi kajyanye n'uburyo wakwivangira noneho ibiryo by'amafu bino by'amakonsantere mu rugo iwawe. Ni muri rwa rwego rwo kugira ngo mbafashe kugabanya cost cyangwa mbafashe kugabanya depense zigenda kuri uyu mushinga. Icyo nacyo nzakibakorera muri ino minsi, muri episode izakurikira nicyo nzabafashaho. Ikindi cya gatatu, inkwavu nzima zifite inkomoko izwi. Iki twari twakivuzeho kuri ariya moko ushobora kuba watangiriraho. Shaka inkwavu zifite inkomoko izwi ku mworozi uzwi, aguha icyororo cyizewe. Hanyuma ikindi cya kane cya nyuma, ukeneye kugira ubumenyi buhagije ku isuku ndetse no kurinda indwara. Ibyo ni ibintu by'ibanze ugomba kumenya, ariko ukamenya yuko isuku ni mu kiraro cy'inkwavu ni 70% y'intsinzi mu bworozi bw'inkwavu. Ikiraro kidafite isuku rwose nta kintu uba uri gukora. Ushaka rwose wareba ubundi buryo ubigenza, ariko nta musaruro uzabona. Hanyuma ikibazo cya kane bari babajije ngo inkwavu zibyara inshuro zingahe? Ndabashimira cyane abakunzi bacu ko bakomeje kugenda babaza ibibazo kugira ngo babashe kumva neza umushinga, kandi noneho babone uko bawujyamo neza bafite amakuru yose ahagije. Ibi rero bifasha byiza cyane no muri planning y'umushinga kugira ngo umenye uko uzapanga umushinga wawe. Ese ni umushora aya ngaya azunguka mu gihe kingana gute? Ibyo rero bikagufasha iyo ufite amakuru ahagije. Buriya teori ni sawa cyane kuruta guhita winjira muri pratique y'ibyo utazi. Ni ukuvuga ngo inkwavu zibyara hagati y'inshuro 4 n'inshuro 6 mu mwaka. Hanyuma ikindi ni uko muri buri kubyara kwarwo rushobora kubyara hagati y'abana 6 nibura n'abana 12 bitewe n'ubwoko bw'urukwavu. Biterwa n'ubwoko bw'urukwavu, bigaterwa n'ikigero rurimo. Iyo ari inshuro ya mbere rushobora kuguha abana bakeya, ariko uko rugenda rukura, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, umusaruro ugenda wiyongera. Ikindi nababwira ni uko inkwavu z'ingore zishobora gutangira kororoka kuva ku mezi 4 kugeza kuri 5. Nibura hagati y'amezi 4 n'5 urukwavu rwitaweho neza rushobora kwima rukatangira kuguha umusaruro. Nujya no kugura rero urukwavu, ujye ubanza ubaze ngo iki cyororo kimaze igihe kingana iki, kugira ngo umenye igihe uzatangira kuzibanguririra. Hanyuma isekurume yo itangira kwimya hagati y'amezi 5 n'amezi 6.
icyo gihe isekurume iba yamaze gukura, hanyuma ikaba yatangira kwimya. Aha rero icyo wakora ni iki? Ugomba guhitamo inkwavu zifite ubuzima bwiza, ubwo ni isekurume n'inyagazi nziza zimeze neza zitarwaye, hanyuma ukazihuza mu gihe nyacyo. Ubwo ni muri cya gihe cya kigero twavuze, ku mezi 5 urunyagazi no ku mezi 6 isekurume. Hanyuma ikindi ugomba kumenya ni uko nyuma yo gusama, inkwavu zimara iminsi 28, hagati y'iminsi 28 n'iminsi 31 zikaba zabyara. Ibi ngibi nta rundi tungo ribaho rishobora kororoka mu gihe gitoya nk'iri. Niyo mpamvu ubona n'inshuro zishobora kubyara mu mwaka ziriyongera, ni nyinshi ugereranyije n'andi matungo yose. Hanyuma rero ndakeka mukomeje gukurikirana, tugiye kugera ku kibazo cya nyuma cy'ingenzi cyane nakurarikiraga kugira ngo ugikurikirane, kuko ni izingiro ry'ubworozi bw'inkwavu, kugira ngo ukirebeho, ukitekerezeho, nubona bigenze gutyo mu ifamu yawe, nyabuneka uzahita utabara hakiri kare. Niyo mpamvu kurikira, wibuke kuza gukora subscribe ndetse na share, kandi no muri komenti utubwire icyo utabashije gusobanukirwa, hanyuma tuzakigusobanurire mu kiganiro kizakurikiraho, cyangwa se uzadusure hanyuma tube twaganira, tuguhe ubundi bumenyi bwisumbuyeho. Ikindi ni uko turi guteganya gusohora n'ubundi imfashanyigisho ikubiyemo aya masomo yose twagiye dutanga ku bworozi bw'inkwavu. Impamvu nibanze ku bworozi bw'inkwavu ni uko ari bwo bworozi busaba igishoro gito, nk'uko nabibabwiye rwose. Ni ubworozi bushobora kuguhindurira amateka cyangwa se ubuzima mu gihe gitoya wazitayeho ukaziba hafi. Ikibazo cya 5 ni ikibazo kitoroshye, ni ikibazo kijya gikunda kubaho, ariko ntabwo ari cyane, ariko gishobora kubaho. Niyo mpamvu twakizanye kugira ngo nawe ukimenye, igihe cyabayeho uzamenye uburyo ushobora kuba wabyitwaramo. Barabajije ngo ni gute wakwirinda ko inkwavu zirya abana bazo? Ibi birashoboka rwose. Iki ni ikibazo gishobora kubaho, ariko nanone kukirinda mu buryo bworoshye nabyo birashoboka. Ikintu cya mbere, rinda urukwavu rwawe stress. Aha nshatse kuvuga iki? Ntuzahindure aho inkwavu cyangwa urukwavu rubyarira, cyangwa uko rubana n'abana igihe rwabyaye. Ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora kubona urukwavu rubyariye mu kazu utari warateganyije, warangiza ukajya kurufata ngo ugiye kurwimurira mu kandi ngo wimure n'abana. Iryo ni ikosa rikomeye, ubu ruteye stress, ushobora kurwimura, wazana twa twana rukadufata nk'aho ari ikintu kivuye hanze nyine kidasanzwe, rukaba rwagira gute, rwakiriye. Hanyuma icya kabiri, tanga indyo yuzuye, cyane cyane mbere na nyuma yo kubyara. Iyo urukwavu rubuze poroteyine cyangwa se calcium, ya myunyungugu, rushobora kurya abana barwo kugira ngo rwuzuze ibyo rubuze mu mubiri warwo. Ibyo ni ibintu bishoboka, niyo mpamvu mbakangurira, kandi nahoze nanabibabwira yuko inkwavu zikenera kurya indyo yuzuye nk'uko n'umuntu akenera kurya indyo yuzuye. Rero mu gihe uri kuzitegura, mu gihe urukwavu ruhaka, mu gihe rwabyaye, rutegurire uruhu indyo ihagije kandi uruhu indyo yuzuye. Icya 3, rinda ubushyuhe n'umutekano mu nzu y'inkwavu. Abana bato bakunda gukonja vuba, barakonja cyane iyo na nyina itabitayeho cyangwa se yari igihe cyo gukonja. Iyo rero urukwavu rubibonye, ntiruba rukibabona nk'abana barwo. Hari igihe nyine ruba rubona ari nk'utundi tuntu cyangwa se utundi dukoko twavuye hanze, kubera iyo twakonje tuba twatakaje umwimerere n'impumuro iba yahindutse yarwo. Kugira ngo rero ni utundi tuvuye hanze, cyangwa se wenda n'utundi tunyamaswa cyangwa n'iki, rukaba rwahita rutwica. Icyo gihe rero niyo mpamvu ngushishikariza kugira ngo ujye ugira akabox ushyiremo ipamba. Urukwavu iyo rugiye kubyara ruguha sinye, rutangira kwipfurapfura. Iyo wabonye rutangiye kwipfurapfura, uretse ko hari n'izitipfura, uhita nawe urufasha ukazana ipamba ugashyira muri ka kabox cyangwa muri nest,
hanyuma rukaba rwaza kubyariramo, rugafunga abana barwo neza, rukabatwikira kugira ngo bataza guhura n'ubukonje, hanyuma cya kibazo uba ukirinze. Ikindi cya kane cyane ugomba gukora cy'ingenzi cyane, ntuzigere ukora ku bana b'inkwavu utambaye uturindantoki cyangwa ngo ukarabe ibyatsi mu ntoki. Murabizi tuba twakoze amavuta, tuba twisize, dufite ibintu bihumura mu ntoki, umwuka wacu uba utandukanye n'uw'inkwavu. Icyo gihe rero iyo uduteruye ngo aka kagiye ku ruhande, reka ngaterure ngo asubizeyo, icyo gihe wa mwuka wawe ujya kuri twa twana, bigatuma rwa rukwavu rubifata nk'aho ari ikindi kintu kiri externe kije, rukaba rwahita rukica. Niyo mpamvu rero biba byiza yuko wambaraga cyangwa se uturindantoki nyine, cyangwa se waba utazifite hafi, ugafata ibyatsi ukabivuguta, ukabikaraba mu ntoki igice cyose ugiye gukoreshaho kuri twa twana. Ibyo ni ibintu bine by'ingenzi ugomba kwirinda gukora igihe urukwavu rwawe rwabyaye. Icyo nakugiraho inama rero ushobora gukora, nimba wabonye icyo kintu cyabayeho, nk'uko nabibabwiye, inama ya mbere ni uko ugomba gutanga ibiryo bihagije. Icya kabiri, ugashyira inkwavu ahantu hatuje kandi harinzwe. Hanyuma icya gatatu, nimba wabonye ko hari urukwavu rwakunze kurya abana barwo, icyo ugomba gukora, rushyira ukwarwo mu kazu karwo, urushyire ku ruhande kure, cyangwa se urukure mu kiraro, urugurishe cyangwa se ururye. Izo nizo nama z'ingenzi ushobora kuba wakoresha igihe ubona habayeho kino kibazo. Niyo mpamvu rero bagenzi banjye, ni ibi bibazo mbashije gusubiza n'ibyo bari babajije. Nawe niba ufite ikibazo utwandikire muri komenti, turagusubiza, hanyuma dukomeze tworore kinyamwuga kandi twiteze imbere. Mwakoze rero gukurikira, kandi mbifurije amahirwe mu mushinga uciriritse ariko wakugeza ku ndoto mu gihe gikwiye. Ntiwibagirwe gukora subscribe, komenti, utubwire icyo utarasobanukirwa ku bworozi bw'inkwavu, tugufashe. Hanyuma turi kumwe na Iwacu Connect, turi kumwe, ciao ciao.